inshuti za Rwanda 24 mwaramutseho cyangwa se mwiriwe bitewe naho muherereye. Abari mu Rwanda hirya no hino mu turere dutandukanye mu ntara mukomeze mugire icyumweru cyiza, ndetse n'abari hanze y'igihugu, abari ku migabane itandukanye, bari mu Burayi, bari muri Amerika, bari muri Australia, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeza gutega amatwi Rwanda 24 kandi mukomeza gukanda subscribe ndetse mukora na share, musangiza ibiganiro byacu abavandimwe n'inshuti zanyu. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku ngaruka cyangwa se ku bubi bwo kunywa inzoga. Murabizi neza ko umuntu yanywa inzoga ku buryo bukabije atari byiza, haba muri we cyangwa se muri sosiyete, nubwo abantu benshi bazi neza yuko kunywa inzoga ugasinda cyangwa se ibyo bita guhembuka ari byiza, ariko mu by'ukuri tugendeye ku bushakashatsi n'ibyo twasomye dusanze yuko kunywa inzoga ugahembuka cyangwa se ugakabya atari byiza mu buzima bwa muntu. Ushobora kuba uri umwe mu bantu badashobora kurara badafashe ku gasembuye, uti kabe gake ariko ngasome, ariko ushobora kwibaza uti ese byagenda bite ndamutse nshoboye kumara amezi byibuze 3 nta gasembuye ndashyira mu mubiri. Reka turebe rero uko byamera mu mubiri wawe uramutse byibuze umaze igihe runaka cyangwa se amezi 3 cyangwa 4 utaranywa inzoga. Umutima wawe ushobora gutera neza cyangwa se ugakora neza mu gihe waba uretse inzoga. Kunywa inzoga nyinshi bituma umuvuduko w'amaraso wiyongera, bityo umuntu akaba yarwara blood pressure cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije. Niba rero unywa ukarenza urugero, kuba wahagarika inzoga bizaringaniza umuvuduko w'amaraso kandi bitume umutima wawe ukora neza. Guhagarika inzoga bizatuma umwijima wawe ukora neza. Inzoga nyinshi zangiza umwijima kandi niwo ushinzwe gusukura umubiri, gukuramo uburozi. Gusa inkuru nziza ni uko iyo uhagaritse kunywa inzoga umwijima utarangirika cyane, wongera ubwawo ukisubiranya cyangwa se ukisana, hanyuma umubiri wawe bikagenda neza. Mu buriri bigenda neza, nubwo gake gashobora gutera akanyabugabo, ariko kunywa inzoga cyane biri mu bigabanya ingufu mu buriri ku bagabo, aho akenshi bitera kurangiza vuba, bikagabanya umubare w'intanga n'ubwinshi bw'amasohoro. Guhagarika inzoga biri mu byakemura icyo kibazo. Ku bagore nabo kunywa inzoga cyane cyane izi bita rikeri biri mu bituma buma, naho izindi za rufuro zikabagabanyiriza ububobere. Aha watandukanya ububobere ndetse n'amavangingo. Kureka kunywa inzoga bituma umuntu asinzira neza. Niba wari uzi ko inzoga itera ibitotsi waba wibeshye. Nibyo koko ubanza gusinziraho, ariko iyo wicuye kongera kubona agatotsi biba ikibazo. Si ibyo gusa, kuko iyo wanyoye nyinshi ubyuka kenshi ujya kunyara cyangwa se kwihagarika, ibyo rero bikabangamira gusinzira. Ni ukuvuga ko rero kuba wahagarika inzoga bizagufasha gusinzira neza. Kureka kunywa inzoga bizatuma ubwonko bwawe buhora busukuye. Kunywa inzoga kenshi biri mu bituma utabasha kwibuka ibintu ndetse bikanatuma utabasha kureba neza. Bamwe binabatera isusumira. Ibi byose bibaho kubera ko ubwonko buba bwagize ikibazo. Iyo wihagaritse rero ubwonko bwikorera isuku, kwibuka bikagaruka. Kureka inzoga bigabanya umubyibuho ukabije. Abanywa inzoga cyane usanga bagira ibinure ku nda kubera karori ziba mu nzoga, kandi burya iyo wasinze inzoga zituma urya cyane. Ibi rero bigatuma wongera ibiro bidasanzwe. Kuba uzihagaritse ni kimwe mu bizatuma ibiro byawe bigabanuka. Abantu bavuga yuko kunywa inzoga cyane byongera ubusabane, ariko wakwibaza uti ese koko nibyo? Yego nibyo, inzoga ni gahuzamiryango ntawabihakana, ariko se uwanyoye inzoga nyinshi uzi kubona ngo yasenye? Uzi ibibazo yateje mu bantu? Kuzihagarika bizongera bigarure imibanire myiza, haba mu rugo, ku kazi no mu buturanyi. Ahangaha wavuga yuko mu by'ukuri umuntu uhagaritse inzoga si uko ataba afite inshuti,
ahubwo inshuti ze zimubonamo umuntu w'inyangamugayo kandi akanezerwa mu kazi no mu mirimo yose yakora. Kureka inzoga biri mu bimwe bishobora kugabanya ibyago bya kanseri. Kunywa inzoga nyinshi byongera ibyago byo kurwara kanseri, cyane cyane iyo mu muhogo, mu mwijima n'amabere. Kuba uhagaritse inzoga bizakugabanyiriza ibyago byo kurwara izo kanseri. Hari ingaruka nyinshi ku muntu wese unywa inzoga, yaba umugore cyangwa umugabo ari mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko kuzamura. Akenshi zigahitana ubuzima bwabo, bigatuma bataramba kuko igihe bakagombye kumara bakiriho kigabanyuka binyuze cyane cyane mu burwayi buturuka ku nzoga. Nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, ngo umuntu uri mu myaka kuva kuri 20 kugeza kuri 39 ubuzima bwe ntaho buba buhuriye n'ubwo ufite imyaka 40, ndetse ku bantu banywa inzoga bo ntabwo zibagiraho ingaruka kimwe kuko ukuze niwe zangiriza ubuzima kuruta ukiri muto. Izi nizo ngaruka zigera ku muntu ukunda kunywa inzoga mu buryo bukabije kandi kenshi mu gihe afite imyaka iri hejuru ya 40, kandi abagabo n'abagore bakaba bose zibageraho. Ingaruka ya mbere, indwara y'umutima. Iyi ndwara ikunze kwibasira abantu bakuze. Ni imwe mu ngaruka iterwa ahanini no kunywa inzoga, nk'uko bisobanurwa na Dr. Mike Napton, umuganga w'indwara zibasira umutima, aho yavuze ko kunywa inzoga cyane ku bantu bakuze byangiza umutima ugacika intege, aribyo bita cardiomyopathy. Umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije nawo ni kimwe mu bibazo abantu bakuze bakunda guhura nabyo bitewe ahanini no kunywa inzoga, kuko bibamo amasukari abyibushya maze akagenda akitsindagira hafi y'igifu. Ari nayo mpamvu usanga abantu bashaje cyangwa se bakuze bari hejuru y'imyaka 40 nyine birumvikana, kandi banywa inzoga baba babyimbye inda. Umuntu kandi unywa inzoga nyinshi muri iyi myaka nta mahirwe yo kuramba igihe kinini aba afite, nk'uko Dr. Debbie avuga. Uyu mudogiteri asobanura ko abenshi bapfa bari hagati y'imyaka 40 na 55 ku bantu bakunda kunywa inzoga nyinshi bagasinda, kuko nta mbaraga baba bafite zo guhangana n'inzoga zageze mu mibiri yabo, maze uko iminsi ishira n'intege zigashira bigatuma apfa vuba kurenza utanywa inzoga. Kunanirwa k'ubwonko. Ukunanirwa k'ubwonko biroroha cyane ku munywi w'inzoga uri muri iyi myaka, ku buryo abenshi bakunda kurwara indwara ya depression, ikaba ari nayo ibahitana, kuko imitsi ijyana amaraso mu bwonko inzoga zituma inanirwa. Kuri iyi myaka kandi usanga abantu bakunda kunywa inzoga bagira amabara ku ruhu, cyangwa abagore bakarwara ibiheri ku mubiri, bakarwara n'imitsi, cyane cyane ugasanga bahora baribwa mu mitsi no mu ngingo. Ku bantu b'igitsina gore ngo bahita baca imbyaro kabone n'ubwo yaba agifite amahirwe yo kuba yakongera kubyara ataragera igihe cyo gucura, ngo biba birangiye iyo akunda kunywa inzoga nyinshi. Naho ku mugabo nawe ngo ntiyakongera kubyara mu gihe inzoga zabayeho akarande, kuko ngo imisemburo yitwa testosterone nta mbaraga iba igifite, ndetse n'intanga ziragabanuka cyane. Murakoze rero nshuti za Rwanda 24, murumva ko ibi tubabwiye ari iby'ingenzi mu buzima bwacu cyangwa se mu buzima bwa buri muntu. Ibi ni bibi byo kunywa inzoga cyangwa se kuzinywa ukazihembuka. Icyiza rero nabagira inama nuko wasoma gakeya ukitahira, cyangwa se waba bishoboye nabwo ukazivaho burundu, kuko n'ubundi bigaragara neza yuko kunywa inzoga nta cyiza kizirimo. Nuko rero mukomeze mugire icyumweru cyiza, mukomeze mugire ibihe byiza, mukande subscribe, muduhe comment, ndetse musangize ibiganiro nk'ibi ngibi
inshuti zanyu n'abavandimwe kugira ngo bamenye ububi cyangwa se kugira ngo birinde kunywa inzoga nyinshi kuko zabangiriza ubuzima. Murakoze rero, mwari kumwe nanjye Mombasa, mugire ibihe byiza. Bye bye.